Tubahaye ikaze mwese mukurikira Radio Isango Star. Uyu ni umwanya mwiza wahariwe ikinamico y'uruhererekane yitwa Uruhuri mugezwaho na ISHYA Culture Troupe. Iyi kinamico igamije kugorora, kwigisha no guhugura hagamijwe iterambere rirambye ry'Abanyarwanda. Ndakwibutsa ko iyi kinamico muyikurikira kuri Radio Isango Star kuwa gatanu saa 12:15 z'umugoroba ndetse no ku cyumweru saa 2:45 za mu gitondo. Duherukana Mariana agiye kwihaniza Kabera. Nowera we yari yahagurukiye Gahire witegura ubukwe. Naho Nkuba we ake kari kashobotse Murekatete yamutahuye. Ubu se noneho bigiye kugenda bite? Reka mbareke mukurikira umukino. Bakobwa banjye rero Karame patron, ndakeka mutangiye kunyurwa n'iyi hoteli. ewana n'uburyohe kabisa. Urabona ko nafunguye hoteli bigezweho kuruta twatubari nabaga ndimo. Arahiye koko. Nyuma ya guma mu rugo rero ubu turajya twakira abazungu baturutse ibwota amasimbi. Kandi mujye mucunga ko bafite ibyemezo by'uko bipimishije COVID-19. Akaba ari bazima batanatwanduza uko namwe babanduza nk'ababo. Ibyo ngibyo rwose tugomba kubikurikiza. Ikindi abantu binjiye hano mujye mubapima umuriro bakaraba intoki kandi namwe mwese mujye mwirinda. Sinshaka icyasha muri iyi hoteli yanjye, ndashaka ko ikora neza. Ese ko tubibashije. Urabona hariya buriya nzahashyira akabyiniro abantu bajye baceza bidagadura bamaze kumira ibyere. Urumva Yewe aha hantu bose harasa neza rwose, natwe nyine kubazongura kubyumva kwimurika ewana ako kazi turakabashije. Wenda none twakira igita ku madolari bundi kakahanga gusa no gutwika twimanukira bose ubundi gukira kabisa. Amadolari agomba kuba yacu. yaba nagiraga gusa amahirwe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri nkabona bifunguye utubari bigafungura boîte. Nagaruza amafaranga yose nabuze muri iyi corona kabisa. Ibintu by'imyidagaduro rega covid yarabyangije neza. Bose ariko ngiye rwose nubwo nyine turi kuvuga ibya hoteli yacu naguma mu rugo n'ibikivugute duhuye nyuma ya guma mu rugo. Ukaba nta nakantu uguze kabisa ngo dushyire imbere y'imbavu twishimire iyi hoteli nshyashya twinjire mu kazi tumeze neza twariye twanyweye. Byibura unatubaza ko yose se wamugani hazuduhata amagambo ariko rwose abonye hari uwo kutwicisha inzara urananiwe. Mungu wari no kutubaza ko turya byibura. Urarya ndetse mumwe nta useriva ibyo atariyeho rega. Ese ntabwo mubizi uwo mugani muzi. Akazi kanyu rero mwese murakaza. Ikindi munshakira abandi bakobwa beza bo guhakaza. Mwese nabahinduriye imirimo nabazamuye mu ntera. Wumva none ahubwo utangiye kuganira neza. Gusa ntibikuye ko namwe mugomba kwimurika da. Namwe mukajya mubona akanyuda. Ibyo nta kibazo rwose niba ari ibyo. Aho turimo neza. Uri umukoresha mwiza bose ariko rwose reka nkubaze. Kakana k'akarundi kazi ubundi kagiye. Undi wa mugani ngenzi ku kintu nibuka nuko kari agaturage bwabo. Nta bindi nibuka. Sinzi boss kagiye. Wimbaza amazina rwose. Muraje reka mbe ndebe byabari yabubatsi bari gutunganya urwogero. Boss nyamara ushatse watubwira rwose nta kintu bitwaye. Babahe muri genge mu ndeke ndabaza. Cyakora kurotiri uri umuvandimwe n'ukuri cyagihe iyo utamfata narengeye kwica umunyarwanda kari kabaye. Uzi ko nanjye nabitekerejeho ngasanga kuko nkwika amategeko kamuhana. Sheya ni umutinde pe. Sibyo se nakubwiraga. Ese ubundi ubwirwa n'iki ko wari kumushobora? Kubera ko rero kugukubita ukumva uko waye. Ari kumvunagura hari. Umuntu ukora biriya bintu uracyamubera mu bantu. Ni igikoko. Yari kukuvunagura dore aho nibereye aha. Yewe ndafasha tutunire tuno dushyimba n'ubundi usanze nari mbigerereje. Udutonore rwose. Ntabwo se ubundi wari ubikumbuye we. Umeho rwose imitonore iraryoha. Ahubwo umva tugere vumerekeze njye kwigurana ka telefone kama cyara ku gasantre. Ufite akantu se. Ariko uransetsa ijyabuze kwa Simbi kagwa sicyo. Ubu nakorora ngahingisha nkiyima koko. Yewe ubundi se wigiraga amakima. Hega abagore twamaze kwisobanukirwa neza. Ubu n'abapfakazi babaho ndetse bagatera imbere. Sibyo. Mu Rwanda dufite ingero z'abagore bamaze kuzamuka ndetse no mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Mu badepite, mu buyobozi bw'ibigo bitandukanye, tutibagiwe mu nzego z'ibanze no mu turere hose usangamo abagore. Yega nawe barisobanukiwe. Kandi rero Mariane
ugomba gutuza ubworozi bwawe nabwo ukabukora mu buryo bwa kinyamwuga ku buryo bugutunga ndetse n'izi nka zanyu zigatanga umukamo uhagije ukagana amasoko. Ubuhinzi nabwo ukabukora neza kuko twamaze kumenya ko ubuhinzi bukiza umuntu akaba umukire rwose pe ukomeye. Nukuri ndabumva simbabona nk'ukuntu mumeze Rwose. bene ntawumenya Ikindi wige kwizigamira mu bimina. kubeta imfubyi wibwiriza kwira kurotire Rwose ujye uza tujyane mu mahugurwa yo guteza imbere abagore binyuze mu myuga. Ibi byose bizagukura mu bwigunge. nukuri pe. ese wa mugore mwiza mfite hano yagiye hera ko ndeba ntari kumureba ubanza hari agiye mu kabande reka nanjye mbe nicanga hano takazuba ndabona mu mayaga ibintu ari amahoro ureke cya kigore cy'ikigoryi cya Mariana byari bintagasi ariko se ubundi ko ndeba iyi telefone nayo umuntu uri kumamagara ubundi uyu ninde di ndabona ni nimero ntanayizi nubwo ndeba nayo takireba neza reka nze nitabe numve. Haro ye ninde tuvugana? Aro ni Mariane papa teta makuru yo iminsi myinshi une sumeze ute yo kuva ryari sugira telefone di kuva ryari ugira telefone ubundi papa teta nta no kumbaza makuru koko none sumeze ute mumaga wabaye amahoro reka ubwo vuga umeze neza muri sabwe n'iki ko nagiye mu mayaga ndege inkuru ziragenda abantu bacu nabo bagira amagambo wagiye mu mayaga ahubwo se mbwira iyo telefone ubundi wayiguze iki ariko watuje koko nta no kumbaza makuru nta no kumbaza ibyo vumvura gusa nizere kumeze neza meze neza se meze neza nyine urumva se meze nabi naho telefone yo urumva nafashe kuri za hene mfata no kubishyimbo ihene ariko akasakomero di ariko aho ntemunyumvira di niko amateta ndarenga irembo gasigara ugurisha ibyanjye uko wiboneye abakore b'ikigihe nabo barananyobeye ibyanjye nakibyurugo barabazi wa mugore we sinzi icyo nshakaho akundi papa teta urinda urenga irembo hari aho nari nagutumye ariko si uyu mugabo agiye ubundi ntubuzi ko ari bugaruke n'abana bacu se bagiye gushaka nagenda nkamara ukwezi bwe ntiwategereza ko nzagaruka cyangwa uyu mutungo ntabwo twavunikiye twembi kuva twabana ariko abagore baraguye umva nkubwiye yawe cyari gitumye nguhamagara ngaho mbwira ubusa nifite ibishi byo gukora natanze nimero yawe kuri RIB uti natanze nimero ya telefone yawe ku rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza se ko ngewe nta kibazo natinye mfitanye nawe wa mugore we wahitanga abana nako umva byabyana byababyaye wenyine se yarahamagaye nicyo nakubwira araho ariko wa mwana muto we ibyo birakomeje narakubwiye ngo ibibazo byawe n'abana bawe uzajya ubyimenyera ntabwo ngiye mbyari bigorye umva rero nkubwire niwe bazahamagara nge nta telefone nari mfite ubwo nibaguhamagara umenye icyo uzavuga utiki Mariya ntundorera dorarakubye ndazibambwa nzerekeza hino no mukagira imana mwe ngo yagiye ngo mu rwego rw'ubugenzacyaha ubu se niba mpamagara ndasobanura ikibaho ubu narinzi ko mbaye mpunzi ibibazo bya Mariane n'abakobwa be none ndorera nahangaha birahansanze nawe uzabimenya nukura kandi nawe kuko uri mukuru niyo mpamvu usigaye uzinduka ugenda ukaza bwije ukaza uhumura amaparufe dore ufite na telefone nziza akumana uraje bya bindi byawe nanone kaga erega si mama gusa nawe ufite ibyo mpisha erega mushiki wanjye nkunda ntacyo naguhisha ubwo uzi ko ejo bundi nakumvisha uri kuri telefone uri kubwira umuntu ko umukunda garafurere ari mu rukundo none se mako ngaho mbwira ubu sinemera gukunda umuntu uwo ari we wese hari ikibazo yego rwose nta kibazo nyine ariko nibanga nyine ndi mu rukundo na Shamimu ngo nde Shamimu uvuze ngo iki kaga none se urasetse cyangwa urishimye Allô? Oui chérie, uraho? Uraho neza.
shasheri ni ukuri uzaza ryari ko numva ngo ukumbuye rwose ndabona uheze Tanzania. shasheri nawe ndagukumbuye cyane ni ukuri Tanzania biri kugenda neza kandi humura ngiye kuza humura. natwe naho nyine turaho guma mu rugo i Kigali yararangiye rwose nubona ugasoje uzabanguka irunguru iranyishe sheri. mukunzi nanjye rwose ndumva nkukumbuye cyane sinjye uzahuta none se nta makuru yo kurekura ubukwe ko korona yatwiciye imishinga sheri. gusa ikiriho ni ukuguma tugategereza tugapanga neza uko bizagenda. nanjye nkomeje kwitegura kandi n'ababyeyi nawe imyiteguro igeze kure cyane. shasheri gusa uzabanguke rwose ndumva ngukumbuye cyane. shasheri wanjye rwose nanjye uzi ukuntu nkukumbuye humura nzakujyaho vuba cyane ahubwo se uze kugera ku nzu urebe aho bigeze aho bageze bayitunganya kuko uwanga korona rega yahindura ibintu nahisemo ko tugomba gutura mu nzu yacu tukareka ibintu byo guhora umuntu apanga ba nyiri ibyondo n'inzuru zabo. cyakora bo ni ukuri ibyo nibyo ariko rero uzabanguke kuko ndumva ntanameze neza. uranyikumburiye ndagukumbuye sheri. Hello sheri ubaye iki sheri umugore mwiza ubaye iki ko numva bitameze neza. ujye sheri humura n'ejo nkaza ndi kureba uko bizinesi nagiye muzarangira humura ni ukuri rukundo ariko se mana we gusa ndabigenza neza ukuri. ye baba ndumiwe none se uriya mukobwa w'umukire kuriya wamwigondera ariko kaga ntukiyemere gusa ni mwiza ariko se ako kana niko nashakaga ni mwiza ariko se arakuruta mbona uriya mukobwa ari mukuru. oya ibyo ni by'akazi urumva we yakoze akiri mutoya nanjye njya mu ishuri gusa nyine nawe waguze iyi telefone na parufe wumva. yego ko mana yanjye ese ko numva biteye ubwoba we umukobwa akagukorera ibyo bintu byose. oya ntibiguhangayikishe nose kaga nkubaza wowe uzamukorera iki? nicyo kibazo n'ubu gifite. shakaga njye ndumva binteye ubwoba ibyo bintu none se wagishije inama mama? nyine nta kundi arabizi ko ndi umushomeri gusa nyine amafaranga naboneka nzamwitora gusa nanone mu gihe ataraboneka nzamuha iby'amafaranga atagura. ye uvuze ngo iki kaga? mwiriwe neza. aha ni kuri ribo tubahamagaye. ribo se kandi ubuninde aracaka we mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha wowe simbi kwanga tuvugana. urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha yego sibika uri hehe? ndi mu mayaga hari nagiye mu by'ubuhinzi. okay ibyo turabizi uzajya kuri biro yacu iri aho ngaho mu mayaga hafi ya polisi ejo bitarenze 2:00 tuzakoresha ikoranabuhanga. sawa wirirwe. umva we nkubwire rero ngo mfite gahunda ushaka ukuntu nyine nkavaringa uriya mukire ntamenye ibyanjye. ngo iki? njyewe ndagiye. ugiye se kandi ko boruto rwiyanditse urumva se narangiye kubonana na Gahire. ubu bintu byarinde Gahire da byagenze gute se kandi we na Gahire? ngiye guhura nawe ubu dufitanye gahunda ahubwo boss nakumbaza nimba umubwira ko ngiye kuri farumasi kugura ibinini by'umutwe ntabwo mbizi ariko ndagiye gushaka uko ndwanaho nawe utiretse. harya nowe babara umbwire kasore burya karacyari mu ntara ngo ari mu cyaro sinzi ngo ibintu byaguma mu karere nagumeyo ko numva afitwe Kigali ubuzima burakomeje. noneho ibaze ko na sheri wari ko akimubwira ngo aracyari hanze ubaze ko Gahire ngo ari hanze. ngo iki? Gahire amubwira gutyo ari mu mandazi yo mu bipondo hahandi neza inyuma iyo ngiye bapondera amafarini ni hatuye. ko ntara zibuheranye nagume mu karere. reka buri umugabo sasa ngo ni mu za ntara akosha ngiye sinzi rero nimba ari iki nimba ari satani sinzi ukuntu biri kumba ariko nkumva umutima uncira urubanza. cyo rubanza gise kandi wowe nawe uratangiye ubwo abana iyo tubareka bakikorera ubu
ngo iki turako se ubundi shitani uruta ibingibi dukora ni uwuhe we ubwire wowe ugenda erega wanasanga buriya tugiye no kuvumbura icyo Sore yatamenye wa mugani reka ngende kuko n'ubundi Gahire nawe yarashyuhaganye nta kirara atampamagaye kugira ngo umushuti wacu asange shitani wagenda ukabanza ukareba ubuse tuzamusobanurira ko twari turi mu bushakashatsi kubera si azabyumva ndabizi ntago azatwara ko se ubundi nakazi ke nimba babwiwe n'iki kiri mu ntara si nk'ibyo nigumireyo nahinge yororera mu cyaro nibyo bakora twe Kigali ubuzima burakomeje reka ngende murebe ariko ego guse nawe ntazapfa se itabiyo telefone usikora Gahire uyisa mpamagara mvo nta gituma mpumeka kandi ibintu ngiye bitaba nyine mwitabi reka ngo Sore ntazarima we ndakubwiye ati nowe itaba Gahire wumva icyo ashaka umva ahubwo reka ngende ndamwitaba nageze ku muhanda kuko yumvishe nkiri mu kazi yakwiheba reka ngende ubwo ndaba nguhamagara amasaha yo gufunga n'abataragera nyine ndagaruka sawa nta kibazo ndakurwanaho nanjye kwa boss ewe mbwira utamahirwe masa good luck rwose mwakoze mwese kubana natwe ndizera ntashidikanya ko mwanyuzwe n'uyu mukino niba wifuza kuduha igitekerezo watwandikira ku mbuga zacu zitandukanye kuri Instagram ni ISHYA Culture Troup, Twitter ni ISHYA Culture Troup, Facebook naho ni ISHYA Culture Troup, YouTube naho twitwa ISHYA Culture Troup. Waduha kandi ubutumwa bugufi bw'igitekerezo cyawe kuri WhatsApp kuri nimero 0788 41 7 7 Ikinamico kandi iterwa inkunga na Isango Star. Njyewe na Jackie Nishimwe naho ubutaha mugira amahoro.